Reka dukomeze n'inkuru ya Rasheli igice cya 4. Ku batararebye ibice byatambutse, Rasheli yari umukobwa ukunda imibonano cyane ku buryo byageze aho akageza ku ishuri nta kariso yambaye kugira ngo arebe ko yagusha umwarimu w'umusore wabigishaga bakaba baryamana. Niba mwibuka neza uko baje kuryamana, n'ubundi Rasheli yari yaje ku ishuri nta kariso yambaye nk'ibisanzwe, ubundi abandi banyeshuri bamaze gutaha ajya gusiba ikibaho, ubundi arekura ponje yahanaguzaga ikibaho ku bushake. Mu kunama ngo ayitore, mwarimu we yahise abona imyanya y'ibanga ya Rasheli, birangira koko aguye mu mutego bararyamana. Nyuma y'icyo gihe byarangiye babaye abakunzi, ariko nyuma y'igihe Rasheli yaje kubura wa mwarimu wabo ndetse ntiyagaruka no kubigisha. Rasheli yarahangayitse cyane kuko yari atwite inda y'uwo mwarimu kandi akaba yaramubuze burundu. Aho twarangirije igice cya 3, twasize murumuna wa Rasheli witwa Nana yatangiye gufasha Rasheli guhiga uwo mwarimu. Gusa hakaba hari umusore w'umukire cyane urimo guteretana na murumuna wa Rasheli. Nana ubwo yabwiraga Rasheli uko uwo musore ateye neza, Rasheli yumvaga ari nka mwarimu we Moses. Ese Moses wateye inda Rasheli akaza kubura yaba ari uri no guteretana na murumuna wa Rasheli? Reka dukomeze n'igice cya 4 cy'inkuru ya Rasheli. Mu gitondo Rasheli yarabyutse arongera yireba mu kirahure cyaraho mu cyumba, azamura agapira yari yambaye yitegereza ku nda ye ngo arebe ko itaba yaratangiye kugaragara akaba atarabimenya, abona ntiragaragara, ariko akomeza kwibaza uti Moses uri hehe koko? Rasheli yagiye koga ava yaritegura ajya ku ishuri, ariko ibitekerezo bye bitari hamwe ndetse ataranabwira ababyeyi be ko atwite. Ubwo yageraga ku ishuri yakubitanye na ya nshuti ye yigeze gusanga iri kuryamana na diregiteri w'ikigo, baraganira ndetse Rasheli amubwira ko hari ikintu ashaka kumubwira. Baragiye bicara ahantu, Rasheli amubwira uko byose byagenze, amubwira ko atwite ariko mwarimu Moses akaba yaramubuze. Iyo nshuti ye yitwa Rebeka, iratangara cyane iraseka ndetse cyane. Rasheli aramubaza uti uri guseka iki Rebeka? Rebeka yaramusubije uti ese Rasheli uri ikigoryi? Kuri iki gihe se hari umuntu ugisama? Uti cyangwa washatse ikigabo uyigerekaho kikazagufasha kuyikuramo cyangwa kikazanaguha n'amafaranga kikakwitaho. Rasheli uwo mwanya yarumiwe cyane biramucanga, yibaza uwo yayishyiraho yumva ntawe, kuko nyuma yo gukundana na Moses nta wundi musore bigeze baryamana. Ubundi asubiza Rebeka uti ese nayishyira kuri inde ko nta wundi muntu duheruka kuryamana? Rebeka nta no kujya kure yahise amusubiza uti ese wayishyize kuri principal w'ikigo? Rasheli yahise yikanga abaza Rebeka uti umuyobozi w'ikigo mujya muryamana nanjye ngende ndyamane nawe? Rebeka aba aratunguye cyane uti ayo makuru se wayakuye he? Rasheli amubwira ko aherutse kubabona ubwo babikoreraga muri biro ya diregiteri. Rebeka ahita amusubiza uti uriya ni umugabo wubatse ufite umugore ndetse n'abana bakuru, afite n'abakuru banashatse. Rero si uko dukundana, ni uko mba nshaka kumukuraho amafaranga gusa. Uti rero nk'inshuti yanjye inama nakugira, ibyiza wamufatirana ugashaka icyatuma uryamana nawe ukazayimushyiraho. Afite amafaranga azahita arwana no kugufasha kugira ngo utazamuraburiza cyangwa umuryango we ukabimenya. Rasheli yumvise ibyo Rebeka amubwiye ntiyagira irindi jambo arenzaho, gusa asa n'ubyibajijeho cyane. Ako kanya amasaha yo kwinjira muri classe yahise agera, barahaguruka bajya mu ishuri. Gusa Rasheli yagumye gutekereza ukuntu azaryamana n'umuyobozi w'ikigo, aguma kwibaza ukuntu azamushyiraho iyo nda akumva ntabyumva neza, ariko nanone akabona iwabo nibamenya ko atwite inda kandi idafite se noneho bazamwica. Amasomo yararangiye, ya nshuti ye Rebeka ihita iza kumureba, ibwira Rasheli uti uyu munsi ndaza gusohokera muri ka kabari gakomeye cyane, uti hari ikigabo kiraza kunsohokana, ese waje kuza tukaza gusangira? Rasheli aramusubiza uti ndumva nsa n'unaniwe cyane mu mutwe, reka ntahe ahubwo inama wangiriye ngiye kuyikurikiza. Uti guhera ejo ngiye kugerageza icyatuma ndyamana na diregiteri. Rebeka ahita amusubiza uti ahubwo gira vuba hakiri kare inda itarakura. Uti kandi uriya mugabo akunda abakobwa cyane ntibizanakugora. Ubundi ahita abaza Rasheli uti ese inda imaze kugira igihe kingana gute? Rasheli aramusubiza uti ifite amezi 2. Rebeka yaratunguye cyane uti nari nzi ko ifite nk'ibyumweru 2 kumbe ni imvutsi. Uteje ahubwo uzarara uryamanye n'umuyobozi w'ikigo. Rasheli yaratashye, ageze mu rugo asanga murumuna we ntawe uhari.
azenguruka inzu yose asanga ntawe uhari. Gusa hari umusore mwiza cyane Nana yavuze basigaye bakundana, ariko kuva batangira guteretana Nana ntagipfa kuboneka mu rugo, asigaye ahorana n'uwo musore. Yarasaze cyane ndetse ntagikunda no kujya ku ishuri. Rachel yarabibonye abona ko ntawe uhari, ubundi we yigira kuryama. Bwaragorobye mu kabari aho Rebecca yasohokeye, we n'umusaza bari bari kumwe. Yari yishimye cyane, atumiza inzoga buri kanya, ibyo kurya buri kanya. Gusa umugabo bari kumwe yabonaga ko ari umugabo ukuze cyane, ari nka sugar daddy we. Ako kanya Rebecca yicaye mu kabari, hari umusore wamunyuzeho uri kumwe n'undi mukobwa, umusore ubona wambaye neza cyane, mwiza, wambaye imyenda y'imikara, uturinete. Araza aratambuka aca kuri Rebecca, akomeza agana inyuma aba ariho ajya kwicara we n'uwo mukobwa. Rebecca yamukurikije amaso, abona isura asa nk'uyizi, ariko abona ntari kumumenya neza. Uwo musore amaze kwicara yahise akuramo amarinete. Agikuramo rinete, Rebecca yasanze ari mwarimu wabo Moses. Ako kanya yahise afata telefone ahita ahamagara Rachel vuba vuba ngo arebe ko yahita aza aho ngaho ku kabari agahura n'uwo mwarimu Moses. Rebecca mu guhamagara Rachel ntiyitabye kubera yuko yari yasinziriye. Rebecca aguma kwitegereza Moses, yibaza umuntu ushobora gutera inda umukobwa agahita abura, arumirwa. Bwarakeye Rachel arakanguka, arebye muri telefone ye asanga Rebecca yamuhamagaye inshuro 12 saa 4 za nimugoroba. Araseka cyane, ubu ngubu yari yasinze. Ntiyamuhamagaye kubera yuko n'ubundi bari bagiye kujya ku ishuri. Rachel uwo mwanya yagiye mu cyumba cya murumuna we Nana, asanga n'ubundi ntiyatashye. Yahise afata telefone aramuhamagara, yumva telefone ye ntiri gucamo. Yumva arahangayitse ariko ntiyabitindaho. Yahise ajya muri dushe aritunganya, arambara. Ageze ku dukariso aribamo agakariso keza cyane aba ariko yambara, cyane ko uwo munsi yari afite gahunda y'uko agomba kuryamana n'umuyobozi w'ikigo. Amaze kwambara ikariso ubundi ajya muri makeup, arisiga cyane ku buryo yasohotse aho ngaho asa neza cyane. Ubundi afata bage ye ajya ku ishuri, ariko mu gusohoka arabanza bitekerezaho. Ubundi ahita yunama, ahita akuramo ya kariso yari yambaye ayinaga hirya, ajya ku ishuri nta kariso yambaye. Ageze ku ishuri Rebecca aho yari yicaye yahise abona Rachel aribwo akihagera. Uwo mwanya ahita ahaguruka vuba vuba cyane, aza yirukanka cyane ndetse ahamagara Rachel, amuhamagara mu ijwi riri hejuru cyane. Rachel aho yari ari yumvise umuhamagara, ahindukiye abona ni Rebecca uri kuza yirukanka cyane. Rachel yaramurebye yibaza icyo yaje kumubwira ku buryo aza yirukanka atarwiyambitse. Yibuka ko yamuhamagaye na saa 4 z'ijoro, ahita abona ko bishobora kuba ari ingenzi. Ese Rachel namenya ko Rebecca yabonye mwarimu Moses mu kabari aho yari ari, araba akiryamanye na principal w'ikigo. Nanga dusoreje inkuru ya Rachel igice cya 4. Kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'igice cya 5.